Turabashimiye nshuti mwebwe mukomeza gukurikira ibiganiro tubategurira. Kuri uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyangwa icyegeranyo kivuga ku buzima bwa Papa Jean Paul II cyangwa Yohani Paul wa kabiri, umupapa umwe wenyine rukumbi wasuye u Rwanda. Kuri uyu munsi turabagarukira ku ncamake y'ubuzima bwe bwamuranze kuva abaye padiri ndetse kugeza abaye papa, na nyuma bikaza kurenga akaba umutagatifu ubu ngubu wizihizwa muri Kiliziya Gatolika. Papa Jean Paul II ni papa wagizwe umutagatifu na Kiliziya Gatolika. Yavutse tariki ya 18 Gicurasi mu 1920, avukira mu gihugu cya Polonye mu gace kitwa Wadowice. Yagiye ahabwa inshingano zitandukanye mu Kiliziya cyangwa se mu butumwa bwe bwa buri munsi. Nyuma y'uko abaye umusasaridoti, Papa Jean Paul II yakomeje gukora ubutumwa bwe, abukorana ubushishozi ndetse abukorana ubwangamugayo. Yagiye azamurwa mu ntera, ava ku bupadiri ahabwa inshingano zitandukanye arizo zamufashije ndetse kugera ku butagatifu. N'uyu munsi tukaba tumwizihiza na Mutagatifu Jean Paul II. Mutagatifu Jean Paul II sesengure kandi tubagezeho byinshi bimwerekeyeho byagiye bimuranga. Jean Paul II yabaye papa wa 264 mu bapapa bayoboye Kiliziya Gatolika. Yabuhawe tariki ya 16 Ukwakira 1978. Nyuma y'urupfu rwe rwo kuwa 2 Mata 2005, ubusesenguzi bwuzuye bushishoza ku bikorwa byiza byaranze Papa Jean Paul II. Urwego rwa Kiliziya rwemeje ko Papa agirwa umutagatifu aho kuwa 1 Gicurasi 2011 binyuze muri Papa Benoit wa 16 yatangaje ko Papa Jean Paul II agirwa umutagatifu. Ahangaha yagiye mu cyiciro cy'abahire. Papa Benoit wa 16 ntabwo byamukundiye ko akomeza kuyobora cyangwa se aguma mu nshingano ze zo kuyobora Kiliziya Gatolika. Yaje gusimburwa. Papa Francis yaje akomereza mu mujyo wari watangijwe na mugenzi we Papa Benoit wa 16, maze ku itariki ya 27 Mata umwaka wa 2014 Papa Francis yemeza ko Papa Jean Paul II ashyirwa mu rwego rw'abatagatifu. Mutagatifu Jean Paul II yizihizwa mu rwego rwa Kiliziya tariki ya 22 Ukwakira. Iyi tariki niyo tariki yatorewe kuba papa. Mutagatifu Jean Paul II wagize impinduka nyinshi zitandukanye mu ivugabutumwa rishya, aho yagize uruhare rukomeye mu guhuza cyangwa mu gukumira intambara zabaga mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko intambara zishingiye ku kwemera ndetse n'izindi ntambara zitandukanye. Mutagatifu Yohani Paul wa kabiri, u Rwanda rwagize umugisha wo kumwakira bwa mbere, u Rwanda rugenderewe n'umunyacyubahiro nk'uyu. Aho hari hagati y'itariki ya 7 n'iya 9 Nzeri mu 1990. Akigera ku butaka bw'u Rwanda hari ibyo yahavugiye bitandukanye, ndetse hari henshi yagiye asura, kandi aho yagiye asura hagiye hasigara ibimenyetso na n'ubu ngubu abakristu cyangwa se abantu bose bamwibukiraho. Muri iyi ncamake y'ubuzima bwe turibanda by'umwihariko kuri uru rugendo yagiriye ku butaka bw'u Rwanda, twifashishije igitabo cyanditswe muri 2003 mu rwego rwo kwizihiza imyaka 25 Yohani Paul wa kabiri yari amaze ku buyobozi bukuru bwa Kiliziya. Ahangaha turareba n'isano iri hagati
y'ubutumwa bwe ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Papa Yohani Pawulo wa kabiri akigera ku butaka bw'u Rwanda, aho ni ku kibuga cy'indege i Kanombe ku itariki ya 7 Nzeri mu 1990. Papa Yohani Pawulo wa kabiri yavuze ko ababajwe n'amapfa yari yugarije ibice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda muri icyo gihe. Papa nk'uko yari yaje kwakirwa n'imbaga y'abantu batandukanye, yagaragarije ndetse n'abandi banyamadini ko abishimiye, anababwira ko agenzwa n'amahoro. Kuri uwo munsi yageze muri katedrali ya Kigali, aho yahaye umugisha abari bahari baje kumwakira, ndetse aho umugisha n'umujyi wa Kigali muri rusange. Papa avuga ko yanejejwe no kubona ubwuzu yakiranywe n'abanyakigali ndetse n'abandi banyarwanda bari bagiye baturuka mu duce dutandukanye tw'igihugu, bamutegereje ku mihanda kuva ku kibuga cy'indege ndetse gukomeza kugera kuri katedrale Saint Michel. Kuri uwo munsi akigera ku butaka bw'u Rwanda, yakomeje urugendo rwe, ahaviriye kuri katedrale Saint Michel akomereza urugendo rwe mu Rugwiro, aho yagiye guhura n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwari buriho icyo gihe. Yagize umwanya wo kuganira na perezida wariho icyo gihe ndetse aganira n'abandi bategetsi. Yahuye kandi n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, abasaba kwita ku bibazo byari byugarije igihugu muri rusange. Icyo gihe yasabye ko bagomba gutanga umusanzu wabo kugira ngo abaturage babashe kurokoka amapfa yarabugarije. Papa nk'uko twabivuze, urugendo rwe rwarakomeje, nk'uko yagerageje gusura ibice bitandukanye turi buze kubagarukiraho. Papa ageze ku Kamonyi, abaturage, abahinzi ndetse n'aborozi baragiye amatungo ku mihanda ndetse n'abahinzi bari guhinga. Papa yarahagaze maze abaha umugisha. Amaze kubaha umugisha, ababwira ko yifuzaga kugera mu ngo zabo akabasura, nubwo bitamushobokeye kubera igihe gitoya yari afite. Ahangaha ku Kamonyi kugeza ubu ngubu yahagaze maze agatanga umugisha, hari ikimenyetso kigaragaza urwo rugendo rwa Papa muri aka karere. Papa yakomeje urugendo rwe maze akomereza ubu ahitwa Imbare mu karere ka Muhanga. Aha Imbare niho yatangiye isakaramentu ry'ubusaseridoti ku bapadiri 22 b'Abanyarwanda ndetse n'abo mu bindi bihugu bihana imbibi n'u Rwanda, harimo Zaire, icyahoze ari Zaire, ariyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'ubu ngubu. Aha hari ku itariki ya 8 Nzeri mu 1900 nk'uko twabivuze mbere. Ubwo yabagezagaho ijambo rye, Papa Yohani Pawulo wa kabiri yabasuhuje mu rurimi rw'Ikinyarwanda agira ati muraho neza. Arababwira ati Imana ibarinde. Ubu ahangaha Imbare yatangiye isakaramentu ry'ubusaseridoti, haje gushingwa cyangwa kubakwa ikigo cyita ku bana b'imfubyi cyiswe Site Nazareth. Abahagenda ndetse n'abahaturaniye kugeza ubu ngubu bavuga ko ari ku gicumbi kwa Papa, kuko hari ibikorwa byinshi bitandukanye byahashyizwe ndetse bikorwa ku cyifuzo cya Papa. Iki gikorwa cyakorewe ku butaka bungana na hegitari 14. Izi hegitari 14 zatanzwe na Diyosezi ya Kabgayi. Ubwo iki kigo cyatahwaga ku itariki 7 Ugushyingo mu 1998, Papa Yohani Pawulo wa kabiri yohereje ubutumwa bwahasomewe agaragaza ko icyo kigo ari ikimenyetso cy'urukundo nyakuri mu kwifatanya n'abana batagira imiryango mu Rwanda. Yifuje ko abana bahakirirwa, bahasanga urukundo ndetse n'icyizere. Ku ya 2 Nyakanga 2003, Papa Yohani Pawulo wa kabiri yakiriye i Roma itsinda rya bamwe muri abo bana barerewe Imbare, bari baje kumwifuriza isabukuru y'imyaka 25 yari amaze ari Papa. Muri zindiko yagiriye mu Rwanda kandi stade y'Inyamirambo mu mujyi wa Kigali ku itariki ya 8 Nzeri nyine mu 1990, aha yashimangiye uruhare rw'umurayiki mu kwamamaza ivanjiri ndetse n'uruhare rw'umurayiki mu iterambere ry'igihugu. Kuri uwo munsi yahuye n'urubyiruko bahuriye kuri stade Amahoro i Remera mu mujyi wa Kigali.
yagize kandi umwanya wo kuganira n'abahagarariye amadini n'amatorero. Uyu muhango cyangwa se iki gikorwa cyabereye ku cyicaro cy'uhagarariye Papa mu Rwanda. Yakomeje urugendo rwe aho nyuma y'aha ngaha yahuye n'abakristo bahurira ahitwa i Nyandungu. Aha ni mu kibaya giherereye ku muhanda uva Kigali Remera ugana mu karere ka Rwamagana. Kugeza ubu ngubu aha ngaha Nyandungu hari ikimenyetso cy'uruzinduko rwa Papa, aho tuhasanga ishusho ye ndetse n'umusaraba munini uhawubatse. Aha Papa yahasomeye igitambo cya misa ndetse ahatangira ubutumwa bwihariye ku muryango. Hari ku itariki ya 9 z'ukwa 9 mu 1990. Aha i Nyandungu kandi yahavugiye isengesho rizwi nk'isengesho rya Angelus. Iri ni isengesho Papa asanzwe avugira i Roma imbere y'imbaga y'abakristu baba baje mu rugendo nyobokamana. Amakuru dukesha abazi amateka y'uru ruzinduko avuga ko aritari yaturiweho igitambo cya misa i Nyandungu ubu yabiherereye muri paruwase ya Kacyiru. Mbere yo gusoza urugendo yagiranye ibiganiro n'abepiskopi, aho usanga mu ijambo rye yaragiye agaragaza cyane isano iri hagati y'umuco no kwamamaza ivanjiri. Nyuma y'uko Papa Yohani Pawulo wa II agizwe umutagatifu, abanyarwanda benshi bagaragaje imvamutima zabo zishimira iyo ntera urwego rwa Kiliziya rukoze rwo kumushyira mu rugaga rw'abatagatifu, bavuga ko Papa Yohani Pawulo wa II ari umutagatifu koko. Ibi bigaragazwa n'ubutumwa bwe bwamuranze hano ku isi ndetse n'ibitabo byagiye bimwandikwaho by'ibikorwa bitandukanye yagiye akora. Kuri paruwasi ya Ruhango yitiriwe Yezu Nyirimpuhwe hubatswe imbuga yamwitiriwe. Iyo mbuga yitwa Esplanade Saint Jean Paul II. Aha hashyizwe kandi hubakwa ishusho nini ye na aritari yaturirwaho igitambo cya misa igihe cy'ingendo nyobokamana. Ubwo mutagatifu Yohani Pawulo wa II yashyirwaga mu rwego rw'abahire ku munsi mukuru w'impuhwe z'Imana tariki ya 1 Gicurasi 2011, umushumba wa diyoseze ya Kabgayi Musenyeri Simoradege yatangaje ku mugaragaro ko urugo rwa Yezu Nyirimpuhwe ruragijwe uwo muhire. Kuva icyo gihe ni umurinzi wa kabiri w'ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango, kuko hari hasanzwe Mutagatifu Faustina nk'umurinzi wa mbere w'ubutumwa bwayo cyangwa w'impuhwe z'Imana. Nk'uko twakomeje kubivuga mu ncamake y'uru rugendo rwa Papa, reka ibi nabyo tubigarukeho nk'uko bimeze no mu bindi bihugu bitandukanye. Umuntu ukomeye nk'uyu iyo yageze mu gihugu hashyirwa ibimenyetso byinshi bitandukanye bigaragaza amateka adasibangana y'urwo rugendo. Kugeza ubu ngubu ibice bitandukanye mu Rwanda hagenda hashyirwa amashusho hashobora tugendeye ku byashyizwe cyangwa ku hantu hatandukanye Papa yagiye agera. Ubu ngubu hashobora gufatwa nk'igikorwa nyaburanga ndetse gisurwa ndetse hakaba hakorerwa n'ingendo nyobokamana. Ibi ngibi Kiliziya Gatolika ishobora kubigeraho yifashishije cyangwa ifashijwe n'urwego rw'igihugu rwita ku iterambere cyangwa rushinzwe ubukerarugendo RDB. Aha hantu hashobora gushyirwa amashusho ndetse n'ibindi bimenyetso, bityo bikajya bikorerwaho urugendo nyobokamana. Aha ngaha RDB yaje kugaragaza ko ishyigikiye ibi bikorwa nyaburanga bya Kiliziya. Aha twavuga aho RDB yagaragaye ishishikariza abantu gusura bazilika ya mbere yubatswe mu Rwanda, bazilika y'i Kabgayi yubatswe mu 1900. RDB yagaragaje ko yishimira ibi bikorwa bya Kiliziya byubahwa ndetse bigahabwa agaciro na Kiliziya Gatolika, kuko bishobora kugira uruhare rukomeye mu kuzana cyangwa mu gukwega ba mukerarugendo.
Ahangaha twabivuga aho yagarutse mu gushishikariza abantu gusura bazilika y'i Kabgayi ndetse no gusura paruwase ya mbere cyangwa kiliziya ya mbere yubatswe ku butaka bw'u Rwanda. Iyi ngiyi ni kiliziya ya Save, ubu ngubu ni muri paruwase ya Save, aho yubatswe mu 1900. Aha kandi uvuga ibikorwa nyaburanga cyangwa ibikorwa by'ubukerarugendo bushingiye ku iyobokamana, ntabwo wabivuga ngo wibagirwe urugo rwa Kibeho, aho hizihizwa cyangwa hagatuma imbaga nyamwinshi y'abatuye isi baza kuhakorera urugendo nyobokamana, baza kwirebera aho Bikira Mariya yigaragaje abonekera abana b'abakobwa b'Abanyarwanda bari abanyeshuri bigaga ahangaha i Kibeho. Aha ni mu 1981 ndetse no mu 1989. Mu bikorwa nyaburanga nk'uko twabivuze kandi bikorerwamo ingendo nyobokamana cyangwa se ubukerarugendo bushingiye ku iyobokamana, turabivuga kwibuka urugendo rudasanzwe rukorerwa kwa Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango nk'uko twahagarutseho mbere, aho kugeza ubu ngubu ku munsi mukuru w'impuhwe z'Imana wizihizwa abakristu benshi baturutse imihanda itandukanye bizera ko Yezu Nyirimpuhwe abatabara kandi akabakiza indwara za roho ndetse n'iz'umubiri. Ntitwakibagirwa kuvuga Nyandungu nk'uko twayigarutseho. Iyi Nyandungu iteganye neza n'icyanya kugeza ubu ngubu RDB yubatsemo, icyanya cy'ubukerarugendo giherereye mu kibaya cya Nyandungu. Aha kandi turagaruka no kuri Mbare, aho Papa Yohani Paulo wa II yatangiye ubusasaridoti ku bapadiri bacu b'Abanyarwanda ndetse n'abandi bo mu bihugu bitandukanye bihana imbibi n'u Rwanda. Reka muri aka kanya kwigarukire kuri bamwe mu bapadiri babuhawe na Papa Yohani Paulo wa II, ariko kugeza ubu ngubu nabo bakaba bari ku rwego rwo hejuru mu rwego rwa Kiliziya Gatolika. Ahangaha turagaruka kuri Nyiricyubahiro Musenyeri Harorimana Vincent, umushumba wa Diocese ya Ruhengeri. Uyu nguyu ni umwe mu bahawe ubupadiri kuri iriya tariki ndetse akabuhabwa na Papa Yohani Paulo wa II. Aha kandi ntabwo twakibagirwa umushumba wa Arkidiocese ya Kigali Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda, akaba kandi n'umuyobozi w'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda. Ahangaha kungirizwa na Nyiricyubahiro Vincent Harorimana. Bombi abangaba bahawe ubupadiri na Mutagatifu Yohani Paulo wa II tuvuga muri aka kanya. Ariko tukiri aho ngaho, reka tugaruke ku ncamake y'ubuzima bwa Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda. Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda nk'uko twabivuze hejuru, tariki ya 2 Ukuboza 2022 Abepiskopi Gatolika bamutoreye kuba umwepiskopi, bamutoreye kuba guhagararira inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda CPR. Umwanya yaje asimbura Umusenyeri Philippe Rukamba, umwepiskopi wa Butare uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Yungirizwa na Nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana, umwepiskopi wa Diocese ya Ruhengeri. Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda yavutse ku itariki ya 10 Ugushyingo mu 1958, avukira muri Arkidiocese ya Kigali. Ubu afite cyangwa yujuje imyaka 67. Ku itariki ya 3 Gicurasi 2013 nibwo Nyirubutungane Papa Francis yamutoreye kuba umushumba wa Diocese ya Kibungo. Mu Gushyingo 2018 nibwo kandi Nyirubutungane Papa Francis yemereye Musenyeri Tadeyo Ntihinyurwa wayoboraga Arkidiocese ya Kigali kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, bityo abona ko nta wundi ukwiye kumusimbura, maze amusimbuza Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda. Ariko kandi akomeza kuba umuyobozi wa Diocese ya Kibungo. Yimitswe kuri uyu mwanya
tariki ya 27 Mutarama 2019, yimitswe kuyobora Arikidiyoseze ya Kigali tariki ya 27 Mutarama 2019. I Roma ku wa 28 Ugushyingo 2022 nibwo nyir'ubutungane Papa Francis yagize Musenyeri Antoine Kambanda umukardinale. Ku cyumweru tariki ya 6 Ukuboza 2020 mu Rwanda muri Kigali Arena habera igitambo cya misa cyo gushimira Imana yahaye u Rwanda kardinale wa mbere mu mateka yarwo, ariwe nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda. Mu gitambo cya misa cyaturiwe muri Kigali Arena cyitabiriwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ku wa 16 Ukuboza 2020 yaje gutorerwa kuba umwe mu bagize ibiro bya Papa bishinzwe iyogezabutumwa ku isi. Turashimira mwe mwese mukomeza kutuba hafi no gukurikira ibyo tubagezaho ndetse no kubigeza ku bandi kugira ngo bikomeze kudutera imbaraga. Mugira amahoro. Hasta la vista. Plus que toute autre personne, aura contribué au démantèlement du bloc soviétique avec calme et persévérance. Car vous êtes la force qui a été capable d'allumer l'étincelle de la liberté qu'attendent les communistes. Si les diplomates s'accordent à penser